So guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu wabikura coin uzivana muri Makadam uzishyira muri Airtime. Kuko iyo zageze muri Airtime tayari uba wazibikuye, uba wemerewe kuzibikura kuri Momo cyangwa ukazibikura kuri Binance. So guys, tuze hano turebe. Urabona ko hano kuri Bronze twemerewe kubikura coin ibihumbi 15. Njye account yanjye iri mu mayero. So ndakeka na benshi iri mu mayero. Iri mu madolari nibwo ushobora kubikuza kuri PayPal, ariko iyacu iri mu mayero turabikuza dukoresheje Elo account. Iyo Elo account muri video yabanje muri part 2 y'ukuntu wabikuza Makadam twayishyizemo. Twayishyizemo uburyo ufungura virtual account, USA virtual account cyangwa bank account yo muri USA, hakabamo na Euro account cyangwa bank account yo muri Europe. Izi ebyiri zose turazifite muri Airtime. Niba utarayirebye reba part 2 iri munsi narayikoze urayibona. So urafungura Makadam yawe, urinjiramo ugera ahantu nkaha, nurangiza uhita uza ukora hano hasi kuri gift. Uratubwira ko kubikura amayero 5 bizaba available October tariki 6 saa 2 zuzuye. Urabona ko tayari hano yafungutse. Iyo ifungutse ya matariki avaho, sibyo? Yavaho uba wemerewe kugira ute kubikura. Tugiye kubikura amayero 5. Urakora hano. Numara gukoraho kuri iriya paki yafungutse, ukore next. Ongere ukore next. Hano barakubwira ati kugira ngo ubikure uruzuza izi information, uruzuzamo IBAN na identity card. Bakakubwira all this on interface samples are secured. Information zose ushyiramo hano ziba ziri secure. Ngo Makadam employees never have access to your bank account information. Nago abakozi ba Makadam baba bafite access kuri information zawe za bank. Ukore next. Barakubwira hano ngo uzakira amafaranga yawe bikuye mu minsi 15 yo gukora. Kore make request. Urabona hano bahita bakubwira amazina yawe yose, iyo ukinjiramo barayaguha. Niyo mpamvu hahandi nababwiye ati amazina mukoresha aba ari amazina mukoresha ku ndangamuntu zanyu. So nituva hano urayituvamo uze ufungure Airtime. Airtime nayibabwiye muri part 2 yo kubikuza Makadam. Iyi turiho ni part 3 ari nayo part ya nyuma. Nuhagera urahita uza ukore hano kuri virtual account. Aha hari active. Ukoreho. Virtual account hano urabona bakwereka US cyangwa virtual account cyangwa account bank yo muri USA. Hano bakakwereka Euro, amayero hano ku ruhande. So iyi niyo muri USA, turayireka tuze mu yacu ya Euro. Nitugera muri Euro urabona ko baduhaye IBAN details. Baduhaye IBAN y'amayero bank. Baduhaye, ngewe bamaye niyo muri Ireland, nawe bashobora kugwiyo mu kindi gihugu ariko cyo muri Europe. So IBAN dushaka ngiyi turayikopiya. Numara kuyikopiya uze uyipestinge aha kuri IBAN muri Makadam. Batubaze na BIC. BIC ngiyi hano. Hano hari modri 2 biri hasi ya IBAN, uyikopiye. Nayo ugende uyipestinge hano kuri BIC. Murabibona. Bwa mbere twashyizemo amazina yacu. Iyo wafunguye account ku mazina ya nyayo bahita bayagushyiriramo. Iyo usanze atarimo uyandikamo izina rya mbere neza ni rya kabiri. So hano birarangiye, dushyizemo IBAN, dushyizemo na BIC. Hano kuri document urakoraho, urahita ufotora irangamuntu yawe uruhande rw'imbere. Nusoza uyituza nanone hano ufate indi foto, ufotora irangamuntu yawe uruhande rw'inyuma. Nubisoza
uhita uza hano kuri let's go, uhita ukoraho tayari uraba ubikuje. Iyo umajije gukoraho ubikuje, njye ntabwo nshaka kubikura amayero 5, gusa impamvu mberekeye ku mayero 5 ni uko mbere nari nayabikuye. Mbere nari nayabikuye ndayabikuza, gusa sinari nakoze video kuko nari ndi kubarebera niba koko ibintu navumbuye biri gukunda. Narayabikuye mbikura amayero 5, aragenda aranaza, ndabereka proof yayo. Hano naberekaga inzira y'uburyo yabikura kugira ngo nze guhuza na video nari nafashe mbere kugira ngo murusheho gusobanukirwa. So iyo usoje iriya ntambwe uhita uza hano ugakora hano hejuru kuri balance, hano haba hari amacoin ugakoraho, bahita bakwereka hano withdraw, bagashyiraho itariki, bakakubwira ati withdraw yawe y'amayero 5 iri pending. Impamvu hano hari payment received ni uko ngewe aya 5 nari narayabikuje mbere. Ego. So iyo hano birangije ukabona hari pending, urategereza. Urabizi ko twakoresheje Airteam. So ubundi buryo nabereka hano haba harimo uburyo bwinshi. Reba nk'aha ngaha barakwereka amayero 20 azabikuzwa ejo kuwa kabiri, hazaba ari tariki 7 z'ukwa 10 saa 2 zuzuye n'ubundi. Aha ni kuri bronze, uzaba wemerewe kubikura amayero 20. Amayero 100 azaba available tariki 8 kuwa gatatu saa 2 zuzuye. Aha ni kuri phase 1 ya bronze offer. Hakaba na silver offer. Hano uzaba wemerewe kubikura amayero 30 tariki 9 z'ukwa 10 saa 3 n'igice. Wemerewe kubikuza amayero 120 tariki 12 z'ukwa 10 saa 3 n'igice. Ubu ugomba kuregera iyi saha ikagera uri standby. Urabona ko hano muri silver amayero 5 azabikuzwa tariki 7, ubwo nejo saa 3 n'igice. Amayero 15 azabikuzwa tariki 8 z'ukwezi kwa 10 saa 3 n'igice. Ubwo ni kuwa gatatu ndakeka. Rero bagenda bakwereka itariki uba ugomba kubikuriraho bitewe n'amacoin ufite. So reka njye kubereka iyo uyabikuye akaza uburyo biba bimeze. Iyo ukimara kubikuza bahita baguha iyi message kuri email yawe, ukahita ukoraho ukayisoma. Bahita bakubwira hey there, bakakubwira just a quick heads up, we got you cash out request. Bahita bakubwira ko babonye request ya cash out yawe, bakakubwira ati bizafata iminsi 15 for the money to reach your account, kugira ngo amafaranga yawe agere kuri account yawe. Stay tuned, ati ba maso utegereze kageraho. Utabona iyi minsi 15 ukagira ngo amafaranga mari iminsi 15 ataraza. Hoya, urabona ko ngewe iki gihe babimbwiye tariki 22 z'ukwa 9. Turebe igihe amafaranga yangereyeho. Indi mail bahita baguha iyo igihe cyo kubikuza cyageze cyangwa bayaguhaye. Reka tuyirebe nayo ngiyi. Iyi mail bayimaye tariki 25 z'ukwa 9. Andi kubaha proof z'uko aya mafaranga abikurika koko. 25 z'ukwa 9 nibwo bayimaye, bambwira ngo hi, exciting news, your cash out request is official ego. We are sending those hard-earned funds straight to your account. Keep an eye on your balance and you will see cash loading in soon. Hano bari bambwiye ngo bohereje amafaranga nakoreye, sibyo, kuri bank account yanjye. Bayasendinze. Ntabwo urabizi iyo bayasendinze impamvu bambwiye gutyo, saa itagera kuri account ako kanya, hari umwanya bimara. Niyo mpamvu bahise bambwira ati gumisha amaso yawe kuri balance, uri bubona amafaranga yawe ageraho.
Niba ufite ikibazo wabakontakita ukababwira ikibazo ufite unyuze kuri email yabo, hasi bahita batubwira ngo thanks for being in now some part of our community, keep crushing those goals. Ngo ni nko kugushimira kukorana nabo, bagutera courage ati gumya ugere kuri byinshi. So hano mbereke email bahise banyohereza bambwira ati amafaranga yanjye angezeho kuri Airteam account. Aha urabibona, Airteam yahisemo message $5.73 kuyashyiraho byagenze neza, byanarangiye kuyashyira kuri account yanjye. Barambwira incoming fund cyangwa amayero yaje ni 5, service charge ayo bankase ni 0.09 by'amayero, available ayangezeho ni amayero 4.91. Bahise bayahindura mu madolari, hangiraho amadolari 5.73. Wow, kongs, amafaranga yarangezeho. Tuhite tujya kureba muri Airteam application yacu. Urayifungura. Hariya hari tariki zingahe? 25 ubyibuke z'ukwa 9. Utagira ngo wenda nandi ma message natoya ahantu. Tugarukemo. Ngizi tariki 25 z'ukwa 9. Uza hano muri Airteam account, hano bahise babikubwira completed Eurobank direct deposit kuri Euro virtual account. Account yacu y'amayero yakiriye amafaranga. Urabibona hahandi ni amayero 5 angana n'amadolari 5.73. Ngaya tayari yari yahageze tariki zingahe? 25 z'ukwezi kwa 9 2025 yarangezeho tayari. Nabahereye ku ntambwe ya mbere. Iyo amatariki yageze kuri makadamu y'igihe ugomba kubikuriza bitewe n'amafaranga ugomba kubikuza na coin ufite, uhita winjiramo ukuzuzamo IBAN account ukuye muri Airteam cyangwa muri Euro account ya. Wamara kuyuzuzamo ushyiramo IBAN ugashyiramo BIC, biba biriho hariya muri virtual account y'amayero yawe. Warangiza ugashyiramo amazina yawe yombi ari ku irangamuntu, ukahita unafotora irangamuntu yawe imbere n'inyuma ukohereza. Bakakubwira ngo request yawe iri pending, ugategereza kakugeraho. Baguha iminsi 15, ariko uko turebye dusanze mu minsi 15 baduhaye atari y'amafaranga yagereyeho, aza hagati y'iyo minsi. Ngiye yangezeho mu minsi 3 kuko nakoze request tariki 22 z'ukwa 9, amafaranga ngeraho tariki 25 z'ukwa 9. Nabiberetse nagiye mbaha proof kuri email uburyo byagendaga bigendamo. Nge video yanjye mbakorera ngenda etape par etape. So amafaranga yacu si yageze kuri Airteam. Tugiye gukomeza mbere kukuntu ava kuri Airteam agera kuri Binance. Abenshi ngira ngo iyo yageze kuri Binance kuyabikura biroroshye cyane. Cyangwa warangiza ugakora cash out niki na nimero ya telefone akajya kuri Momo. Reka mbereka kuri nimero ya telefone iyo ugiye gukora cash out. Uza hano kuri withdraw, searchinga payment method, sibyo? Hano hari izo bakweretse wallet, gift, mobile. Kaza hano kuri mobile ugakoraho tape par etape, bakaguhitishamo ni mobile ya hehe. Kamanuka, turi gushaka MTN mobile money, ugakoraho. Ugashaka mobile money yo mu Rwanda ukayikoraho. Tayari byarangiye. Hano ukahita wuzuzamo amadolari ushaka kubikura, tuvuga 5.73.
hano barambwira insufficient fund kuko nayo mfiteho nayabikuje kera, bakakubwira ngo ari bukugereho angana n'ibihumbi 8,130. So guys, twakomeje. Urabona ko cyagiye akizaho yahise ajya hejuru kuri balance. Iyi video nayifashe cyagiye ndi kuyabikuza. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni iki? Urakora kuri withdraw, ukore continue, ukore next, withdraw. Urahitamo Binance Pay. Numara kuyihitamo wandikemo amafaranga ushaka kubikura. Nandikamo balance. Kubwire ko ayo uri bwakiraraye. Uhita ukoraho hano kuri P2P. Kore continue. Numara gukora continue barakwihitishamo Hackris, urahitamo Hackris, kore continue. Ubwo ni izina ryawe uraba ufiteho, naga iri ni iryanjye ndi kuberekeraho. Nukora continue utegereze information zawe ziraza, bakubwira urasendinga ya wakira ya rate ni ayo bari bugukate cyangwa ayo bari bukuvunjiremo. Kore submit request. Tayari wohereje request. Baguhaye igihe ariko iki gihe nago kigeramo. Hano barahita bakubwira ngo good news, we have found a cashier for you. So byumva se bahise bakubonera umukashiya uri bugufashe kubikuza. Christian umukashiya baguhuje nawe ni MD Rejuan. We hari igihe baguhundi kuko iriya minota baba baguhaye yo gutegereza baba bari kugushakira umukashiya wizewe wo kukubikuriza aya mafaranga kuri Binance. Akayaguha kuri Binance ukayamwoherereza. Nibo babigukorera. Wowe urategereza iyo umaje kugera hariya baguhaye iminota yo gutegereza. Wowe icyo ukora ni ugutegereza. Iyo umukashiya abonetse bahita bamuguha bakaguhuza nawe. Icyo uhita ukora hano iyo bamuguhaye kora next ukabikuramo, kongera next, got it. Nguyu wa mukashiya baduhaye. Ukavamo ukajya kuri Binance. Urabona aha ndi kuri Binance. Nari ndi gucekinga niba amafaranga yayohereje ariko yari ataraza. Ndi gucekinga hano kuri Binance. Barakubwira ngo tegereza cashier wawe asendinge amadolari yawe kuri Binance. Aha nari nje kumwandikira, nandika hey muranaca 3, nandika hey. Aha nari nyitegereje. Nabona bama email barambwira ngo your Binance Pay request withdraw fund from Airteam wallet been accepted. Wait for peer-to-peer send USDT ayangaya kuri Binance Pay yawe. Upon your peer-to-peer confirming, we will notify you to follow the instruction when viewing your transaction in Airteam. Aka ni aka message bahise baguha ko kubikura kwawe biri kugenda neza. Arambwiye ati bamaye message bama naho slidinga. Barambwira you have been received from Binance Pay. Barambwiye ngo nakiriye amadolari kuri Binance Pay. Urabanza mbere yo gukora kariya kantu ukajyana imbere uraza ubanza urebe niba ya mafaranga wayakiriye. Urabona amadolari yanjye ese yongera bivuze ngo bayamaye.
uzu cekinge. Muribuka hano itariki turiho uyakiriye tariki 25 z'ukwa 9 2025 saa 12:44 received complete. Iyo umaje kubona ko yajeho koko aje kuri Binance, ntuzihute. Nubona koko wayakiriye kuri Binance nibwo uzaba wemerewe guslidinga aka kantu k'icyatsi kari munsi slidings, ko ubu yamuhaye waba yayaguhaye kuri Binance nawe ukaba urayamuhaye. Niho wemerewe kugaslidinga wayakiriye kuri Binance ugakora continue. Barakubwiye great, the transaction has been completed. Kahita wigira home, kagaruka rwose kuri home page yawe. Ibintu biba byarangiye ari uburyohe. Iyo baguhaye email y'amafaranga ko bayohereje kuri Binance, uza hano ukabanza ukanabireba kuri email yawe babikohererezaho. Ngibi hano aho bakubwira ngo hi Christian, you confirmed you receive USDT in Binance Pay kuri peer to peer. Bahita babikubwira ko amafaranga yawe akugezeho. You withdraw pay request fund from your team zagiye. Urabibona baba babikubwiye byose, ntacyo bakora batabanjije kukubwira. Tayari murabona ko ibintu byoroshye cyane. So guys, niba iyi video yikunze akaba ari bwo bwa mbere ugeze no ku channel yacu How to Rwanda, dufashe utubabarire nugenda udakoze subscribe. Niba iyi video yikunze uyisharinge bagenzi bawe nabo bafashe bamenye uburyo bikorwamo. Nakoze part 1, part 2, iyi ni part 3 ari nayo part finali yo kubikura kuri Macadam. N'izindi application nyinshi tuzagenda tureba, zose zikubiye muri izi part zose nabahaye kubikura kwazo. So numara kudukorera share, udusigire comment y'icyo twagufasha utumva. Nubisoza ukole like, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.